babashe guhabwa umugisha. Republic Pictures barateguye kugira ngo babashe kuba batugezaho iyi filime nanone batangira batubwira mbere na mbere hari hariho umwijima n'akavuyo mu bintu byose, ubwo Imana avugaga ngo habeho umucyo nanone wabashije kuba babaho. Baratubwira ko Imana yagiye irema buri kimwe, nubwo hari hariho ako kavuyo ariko Imana yashyizeho rwose oda, yabashije kuba yashyiraho buri kimwe cyose kugira ngo kigende ku murongo wacyo. Imana yaremye urumuri rero, yaremye urumuri cyangwa se yaremye umucyo, wita umucyo. Imana rero yafashe rwose amazi amwe yatandukanya n'ayandi ahumutse habasha kuba haboneka. Baravuga yuko ibintu byose byaremwe n'Imana mu itangiriro ry'ibintu byose. Nicyo bashaka kuba batwibutsa mbere yo kutugezaho iyi filime nanone. Twabateguriye uyu munsi ya Samusoni na Derira. Imana yanejejwe n'inyanja yari imaze kuba yarema rwose, ndetse inezezwa n'imisozi n'ibirambi yari yaremye. Imana yategetse yuko habaho rwose ibiremwa by'ubwoko bwose, ubutaka busohora imbuto, busohora rwose ibimera by'ubwoko bwose kandi bitanga utubuto twabyo. Hanyuma Imana itandukanya ijoro n'amanywa, ukwezi gutwara ijoro, izuba ritwara amanywa. Kuko Imana yagiye irema ngo kandi bishyiraho nk'ibimenyetso bigaragaza gukomera kwayo mu kirere. Baragenda batubwira nyine ukuntu byagiye bigenda mu gitabo cy'itangiriro cyangwa se mu bihe Imana rero yatumye amazi yuzuramo ibiremwa, ndetse ikirere nacyo cyuzuramo inyoni, kandi n'inyoni n'inyamaswa nazo Imana iziha kubaho. Barakwereka iby'Imana yagiye irema. Inyoni zuzura mu kirere, amafi yuzura mu nyanja, buri kimwe cyose kiba nk'uko Imana gitegetse. Nubwo rwose Imana yaremye ibyo bintu byose ari agatangaza kandi ari byiza, ariko ngo ntabwo byari byakuzuye kugeza igihe Imana yaremye umugore n'umugabo. Imana ibarema mu ishusho yayo, ibaha gutwara isi. Hanyuma rero kubera ibinyejana byari buzaze bitari kuzapfa kubimenya, Imana yategetse ko babyandika mu gitabo cyo kugira ngo bajye bashakisha ibihereranye n'Imana, mu gitabo cyiza rwose cy'agatangaza kibitse ubutunzi bwinshi twita Bibiliya yera. Nanone baragenda batwereka uko Imana yaremye ibintu byose. Inkuru y'umugabo wagambaniwe n'umugore yakundaga cyane. Umugabo waje kubabara kubera ubwoko bwe nanone kugeza ku iherezo. Umugabo witwa Samusoni na Derira. John Beck arakina ari Samusoni, Victor Jory arakina ari Molas, James Olson arakina ari Paula, John Shark arakina ari Yaye, Ann Tucker araza gukina ari Derira. Baratwereka bakoze kuri iyi filime nanone kugira ngo ibashe kuba yatugeraho. Misiyoneri Kiza Benjamin uri kuri mikrofone ayibasobanurira, ariko nanone dutangira n'iyi filime baratubwira bati hari ikindi gihe imbaraga z'Abaheburayo bari batuye ahantu hamwe i Galilaya zagiye zicika, kandi bagendaga baterwa n'umwanzi wabo w'Abafilisitiya. Nanone kandi bagendaga bava ku Mana kuko ari mu gihe cy'abacamanza, bagasenga ibindi bishushanyo, bityo rwose Imana ikabahana mu maboko y'abanzi babo. Imana kuri inshuro yabarehanye mu maboko y'Abafilisitiya. Hanyuma kandi ni ukuvuga nanone mu Bisiraheli hari bakeya bizera Imana, niyo mpamvu rwose Abafilisitiya babashyiragaho gahato kandi bigakunda ari ubwoko bw'Imana. Barakwereka abasirikare baza hano mu Baheburayo. Abantu bose bariruka bagakwira imishwara. Abafilisitiya hano bari barashatse, bajyaga bavigaza kuza kubabaza ubwoko bw'Imana kuri uruhande. Muve kuri iryo riba we, ntago mwadukura kuri iri riba. Ariko se sha wamuheburayo, urashaka kuvuga ko ufite kutubwira icyo gukora? Oya rwose muhave. Kariya kagiye kwirukanka baba baragahagaritse. Ni iriya myaka mushaka gufata niyo dufite kuri uyu munsi rwose. Samusoni, reka ko wakuba kagenda di. Samusoni yaje. Undi muheburayo wifuza kutubwira icyo gukora rero araje. Wimubabaza ni umukobwa mutoya. Reka kubera isomo n'ubundi, cyangwa se bibere n'abandi somo. Samusoni yarabakubisa ahangaha, yari umunyembaraga. Imana nicyo yari yaramuhamagariye kugira ngo agire umumaro wo gukiza
abaheburayo abanzi babo bari bo Bafilisitiya. Yakubise abasirikare ahangaha, umubare wabo wari mwinshi cyane, bari baje kwenderanya nk'uko babigenzaga buri gitondo. Ariko uyu munsi noneho hari waragiye kwica, ariko nyina arabyanga. Muhungu wanjye uwo mwihorere. Nanone nguko uko nyine Samusoni yari umunyembaraga biragaragara. Samusoni we, mureka agende. Baramuretse Samusoni arigendera. Arazamuka, barakwereka abantu bose batangira neza begera Imana, babona umwanya wo gusenga, babona umwanya wo kubana n'Imana. Yarazamutse yaza mu butayu ahantu hamwe kugira ngo abashe kuba yasenga. Uwiteka Mana yanjye, rimwe na rimwe ngira ubwoba bw'ibyo mba ndi gukora. Izi mbaraga ziri mu maboko yanjye rwose ni nyinshi. Arasenga. Ntabwo ntekereza ko ngomba kuguma mpondagura Abafilisitiya rwose. Nanone Imana yavuganye nawe kuri uruhande. Haragaragara ikimenyetso mu ijuru ko Imana ashaka kuvugana nawe kugira ngo igire ikimubwira. Nanone ntugire ubwoba Samusoni, kuko izo mbaraga ufite ni impano zanturutseho kugira ngo ukore ubushake bwanjye. Mbwira ubushake bwawe kugira ngo mwubahe Uwiteka. Ntuzanywe ibiyobyabwenge kandi ibiryo bizira ntuzabirye. Umusatsi wawe ntuzogoshwe, kuko ariho imbaraga zawe zituruka. Harimo imbaraga nyinshi zizakiza Abisiraheli amaboko y'Abafilisitiya. Ni gute namenye ubushake bwawe? Ubushake bwanjye buzajya bukumanukira ubashe kuba wabumenya. Nanone jya mu bwoko bwawe, reka ubwoko bwawe ujye mu butayu kugira ngo unsobanurire nanone byakwiye kuba byaba. Ni umugaragu wawe, ubushake bwawe bubeho. Nanone uko niko yatangiranye neza n'Imana, ntago byari bigoye rwose. Abanyamisoro baragenda batanga raporo mbe, ariko ngiye gusenga ku Dagoni. Ibyo turaza kubivuga nyuma. Ubwo rero nka guverineri dukwiye kugira icyo dukora, kubera yuko uriya umugabo Samusoni rwose yaturegeje. Umujyi wa Gaza hari icyo atwawe n'uwo mugabo Samusoni. Dore mfite abashyitsi Derira na se, ariko ibi dukwiye kuba twabikemura. Ariko se kuki mutajya mu butayu ngo mufate uwo mugabo mumwizanire? Ntabwo turi abasirikare, ntagiye kutunogonora. Ntabwo rero ndi buhite mbikora nonaha. Ariko Samusoni nge nzamuzana, ndabizi neza nzamuzana. Bazanira Samusoni. Nanone ubabwira ni Pora muri iyi filime yaje kuba ari nk'umwami. Hariya hakurya afite abashyitsi bamusuye ni Derira na se. Nanone Pora, uwo mugabo witwa Samusoni muvuga ameze ati? Ahari ni umwe mu baheburayo 1000 cyangwa se 100 bafite imbaraga nyinshi. Ni ukuvuga nanone se urashaka gukura kuri uyu Samusoni? Ni ibintu byerekeranye. Nshobora kuza kuvugana na so kubyerekeranye n'ibyo. Ariko se Samusoni ese ni muremure, ni mugufi, ni afite ahaha, uzamwibonera n'amaso yawe. Nimuzana hanigaza ari mu minyururu. Nanone hano Derira karashaka kumenya Samusoni ameze ate. Uwo mugabo w'umunyembaraga wica abasirikare benshi cyane ameze ate. Nanone abagore bikundira abagabo bafite ibibaraga byinshi cyane, kuko defile and protected bumva batarinzwe, bityo bakeneye uburinzi. Ku ruhande Abafilisitiya bagarutse. Nanone ahangaha Abafilisitiya baje ku rundi ruhande. Samusoni yagiye gusenga mu butayu. Noneho kuri iyi nshuro niyo warwana gute ntushobora gutsinda bano Bafilisitiya baje bakotsoye. Nanone kuri ruhande nuko barakwereka Samusoni ari hehe. Ni kwa Samusoni. Nanone yayeri yagerageje kurwana, ariko ibintu byabaye by'ubusa. Ingano zabo baratwitse, barabarenganyije, bakubise se wa Samusoni kiboko kuva mu gitondo kugira sangahe. Kagaragaza aho Samusoni ari. Nanone Pora yaramaze kuvanga, arazazana Samusoni igaza ari mu minyuru. Samusoni yakomeza gusenga, ariko haramuhamagara Samusoni. Samusoni yaraje, aha yarakiri mu bushake bw'Imana, ntiyari yagasubiye inyuma. Niko abantu benshi
Samusoni we bimeze bite? Abagabo 4 babishwe, imikumbi yacu iraza gutwarwa, amahema araza kuba ari ku itaka nitutagushyira pora uri mu minyururu. Niko yatubwiye. Samusoni, ukwiye rwose kuva muri ubu butayu ukaza kudufasha. None ningenda abaheburayo barabaho bate? Reka tujyane, gusa ihitiremo, kora amahitamo. Ntago nibwira ko Imana yatuma ntera abantu bayo umugongo. Nanone ni Samusoni akiri mu bushake bw'Imana, agikunze Imana, agikunze gukora ubushake bwayo. Iminyururire ngo munzirike mu ntware, ngo kuko bamuziritse baramutwara. Ababyeyi be barareba, Samusoni baramutwaye, barerekeza i Gaza. Nanone abasirikare baramutwaye ngo bamushyire bamujyane rwose, dore pora abirimo. Nanone yavuze ngo imiryango y'abaremaraho, amahema arayakuraho, imyaka arayitwika, nta kintu ari bubasigire batamuhereza. Samusoni ari mu minyururu, nguko yatwaye Samusoni ari mu minyururu. Nanone batwereka izi ni inkuru zo mu gihe cy'abacamanza. Samusoni hari ubufasha se ukeneye? Itekereza warumenye ikirere cy'Iyudeya, ariko none ahangaha ikirere cyacu urakibona gute se mwana? Nanone pora hano afite ubwibone bwinshi cyane, ngira ngo uramubona. Ariko niko n'ubundi abantu b'Imana bajya bafatwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, barenganywa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yewe nagerageje kuri aho Samusoni baciye nahabuze. Uzi ibyo twikoreye buri igihe twatanga Samusoni? Badutwaye ukuboko kw'iburyo, ariko ntabwo twamuzigambaniye niwe wabyihitiyemo. Erere ninde watekereza se kwitanga muri ubwo buryo? Ntabwo nasigara hanjyewe. Urumva uwo ni Yayeri. Urakora iki se none? Imana yahaye Samusoni imbaraga, natwe yatufasha di. Tudafite Samusoni nta kintu dufite, turabacakara. N'ubundi bazagaruka badutware na Samusoni baramutwaye. Urumva? Ariko ntago ari kumwe natwe. N'ubundi twebwe turi abantu bapora. Njyewe ndajya kubikora n'inkota yanjye. Samusoni ni uwacu, natwe turabe. Ngiye kurwana, ninde uragendana nanjye? Nanjye ndagenda. Ashwima, natwe turagenda. Nituramuka dupfuye dupfe nk'abantu b'abagabo sha. If we die, let us die like men. Baragiye abo bagiye kureba ukuntu bashigarura umuntu waba Samusoni. Nanone ntago byari byoroshye, ni mu gihe cy'abacamanza. Iki gihe nta mwami wabaga mu Bisiraheli. Iki gihe umuntu yakoraga ibyo ashatse, niki gitabo cy'abacamanza kitubwira. Imana yari yarabaretse kugira ngo irebe ko bakomeza amategeko yo muri Deuteronome cyangwa se yo mu gutegeka kwa kabiri. Nuko nanone ni nyuma y'ubwami bwa Yosuwa cyangwa se nyuma y'ingoma ya Yosuwa yasize abacamanza. Nanone babashe kuba bayobora, basorezwa na Samweli. Ariko kuri uruhande baratwereka hari ahantu bageze, bashaka kuruhuka. Samusoni, urareba uti ibi bibuye by'i Gaza hano hitwa ngo iki? Aha bahita hayi. Nanone bamureke babe bakurinze sha, bakurindira aho ngaho tube turuhuka sha. Bahiritse Samusoni aho ngaho mu mabuye. Wibuke Samusoni bamufasha ava gusenga, abanye neza n'Imana, ajya ahamagara Imana ikamwumva, abamutabara nabo bari mu nzira. Hari abantu bamaramaje baravuga bati nidupfa dupfe nk'abantu b'abagabo, ariko Samusoni agaruke. Kuri uruhande barakwereka barinze Samusoni bari aho ngaho. Ku ruhande rumwe hari icyo yabonye, ni jawbone cyangwa se urwasaya rw'indogobe, igufwa ry'umusaya w'indogobe. Yararyitegereje, araribona, ahita amenya ko ari ikimenyetso Imana imuhaye. Nanone ku rundi ruhande yarongeye rukubita ijisho ati ruriya rwasaya rw'indogobe rwamfasha cyane, nubwo bafite inkota n'amacumu. Yararwegereye baramureka, kaziritse si nagende. Iki ni ikimenyetso Uwiteka yuko utandetse Uwiteka. Agifata rya gufwa yarahagurutse, ngo amara ahaguruke utugozi twari tumuboshye. Nanone Uwiteka
akivuga ngo Uwiteka bana nanjye uyu munsi, akivuga gutyo imigozi iraturagurika. Ayiwe, Samusoni ari gutoroka, Samusoni arimo aratoroka, yakuyemo inkota ariko bibi by'ubusa. Samusoni yatangiye gukubita abagabo akoresheje igufwa ry'urwasaya rw'indogobe. Samusoni yatorotse mwuka byarama, Samusoni yatorotse, ingabo zose zagiyeyo. Mu kujyayo nanone Samusoni yarabakubise kuri iyi nshuro abagabo 1000 kwishwe n'igufwa ry'indogobe. Nanone yarabakubise hano ku rundi ruhande, abamutabara nabo kandi hirya baje. Dore we twatewe Abaheburayo bari baje bamaramaje. Nanone umuntu navuga ngo napfa pfe, ujye umenya ngo yamaramaje, ujye umenya ngo ntari bugusige, napfa nyine arapfa, ariko araza gupfa nk'intwari. Nanone kuri uruhande Samusoni ararwana, abantu be nabo bararwana. Kuri inshuro Bibiliya yararikodinze ngo Abafilisiti 1000 bose bishwe n'urwasaya rw'indogobe. Nanone kuri uruhande Polo aritegereza, abona intambara ntari buze kuba yayishobora. Polo nanone umwami w'Abafilisiti kuri inshuro, jewe rwose ndasaba amahoro, ndasaba ngo tubane amahoro rwose, tubane amahoro. Polo yabonye bikomeye, aravuga ati arashaka amahoro. Hariya hari uwo we yaragiye kwicara mureka. Ngenda ndashaka tugirana amahoro, turi abantu b'inzara, watwicishije inzara, mwatumariye imyaka, ndabohereza imyaka yanyu, mbohereze n'akanyama. Abanyamisoro bawe bazajya bazi iwacu, oya nta numwe nzongera kuzana iwanyu, rwose mufite ijambo ryanjye. Kubw'icyubahiro cya Polo na Samusoni ni mumusubirane rwose, kugira ngo mumenye ngo ngende indi ijambo ryanjye. Aho igitero cyarabapfubanye cyo gutwara Samusoni yarabishe. Dore baje ari benshi, ariko ndebera bagiye ari mbarwa, basubiye igaza ari mbarwa. Urwasaya rw'indogobe rwishe abagabo 1000. Barapfukamye bose bashima Imana. N'igitangaza ni umurimo Imana yari ikoze. Uwiteka ushimwe, ko niwe ukwishimwe kubera yuko utukijije. Barasenze nanone banezererwa kuko Imana yari bahaye gutsinda, nuko amahoro agwira ku butaka. Ariko Samusoni rwose abantu bwabo bahisemo guverineri wabo nanone nka Samusoni. Ariko umunsi umwe, kuki ntafasha Samusoni nk'uko abandi bari kumufasha? Uracyari mutoya, kandi nanone hari umukumbi ukwiye kwitaho. Sinzi ibyo ba Samusoni bari barimo bakora ku ruhande, arakana kashaka kubafasha. Kumbi barimo bakora iriba, amazi yari yarabuze, bari bacukuye iriba. Yewe n'akazi gakomeye, ariko rwose amazi twari tuyakeneye. Barakora nanone kuri uru ruhande, akana kagiye kuragira, ariko wibuke baturanye n'ubutayu. Nanone barakwereka akana bakise Samuela. Nanone akana karaje kakiri kuri uruhande, intare ku rundi ruhande yarakabonye. Intare yarakabonye ku rundi ruhande. Hano hari abagabo barimo bubaka iriba, bumvisha urusaku. Samusoni we, yevayo urebe ibyo Samuela yababaye muvandimwe. N'umunini n'umuhamagara. Baraje mu kuza nanone baritegereza. Mu kwitegereza ku rundi ruhande hari intare. Intare kandi nta bwoba, nta gusubira inyuma. Nimba ashaka kurgira ry'umwe muri aba ngaba nta kundi. Samusoni mwese ndaza kubona abarinda, ndaza kubona abarinda rwose. Intare yaraje kwataka, akana kagira ubwoba. Samusoni ajya guhura n'intare, akana karanyereye nguko uko kaguye mu rwabayanga. Samusoni yatatse intare nanone kuri uruhande, yataka intare, arwana n'intare. Yari afite imbaraga z'Imana, imbaraga nyinshi cyane zaje zivuye mu ijuru kubera special mission yo gukiza ubwoko bw'Abisiraheli amaboko y'Abafilisitiya. Baragufite, hari kimana baraziguhereye, ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe kimeze nk'icyo urimo.
magambo asa nk'ayo Pawulo yabwiye Tito ubwo yari ari Kerete, aramubwira ngo icyatumye nkusiga Kerete. None Samusoni ari hehe? Nanone nta kintu twakora, yamanutse hejuru, hariya hejuru yikubita hano rwose, ahantu yavuye ni kure, yabashije kuba yapfa. Nanone ibingibi byababaje Samusoni. Ku rundi ruhande aravuga ati se ibi ntabwo ari byiza rwose yuko Imana iri butwara ubuzima bwe, ndumva bitanyuze mu kuri rwose, gashiki katoya karapfuye. Turaza gukarabya umubiri we, tumwambike ikanzu yera, ahari wenda twamusengera yagurukamo kuko ntawamenya. Tumusengera uyu, mutekereza ko Imana yakora iki? Nibi ni ibiki Imana ikoze kweri? Imana ikwiriye amasengesho yanjye yatwiciye umuntu. Nanone hano yatangiye gucika intege, guta Imana nkuru yakora bino kuri twebwe. Samusoni yatangiye kunamuka hariya. Ibyago n'amakuba bizagusanga mu buzima bwawe. Rimwe na rimwe utekereze ko nta Mana iriho, cyangwa se utekereze mu buryo buri negative imbaraga z'Imana ngo kuko yaje. Barakwereka Samusoni ku rundi ruhande yatakaje ukwizera kwe, hanyuma bisa naho asize Uwiteka Imana ye, atera Imana umugongo, yigira kwibera igaza. Ahangaha yatangiye nanone kuba yakwinywera n'inzoga kandi Imana yarabimubujije. Nanone yatangiye kujya yishakira ibinezeza by'isi, nguri hariya yiboneye akamaraya ku nzira, mbonye binjira, mbona binjira. Barakwereka nanone ariko abasirikare bari kugenda babona Samusoni kandi baramuzi neza. Haruje kureba Pola umwami. Nyakubahwa, hariya hasi hari uwatwinjiranye. Ni Samusoni nanone? Ariko dufite amahoro n'Abaheburayo. Ariko ayo mahoro niyo bakwitwaza. Mureka agende. Oyada. Ibi ni ibitureba. Uyu munsi bashobora kuba ari Abaheburayo bari kutuzeyuka, ubundi munsi hakaba abandi. Nanone Derira, fa tujyane. Nagusezeranyije ko nzakwereka Samusoni. Vayo njye kumukwereka rero. Mbo shaka kureba Samusoni, waravuze ngo urashaka kureba uwo musore. Nanone ku rundi ruhande dore uko bagenda. Mama, anza aribwo buryo abantu b'abayobozi bagendaga muri kiriya gihe bamanitse amaboko. Twagiye nanone baratwereka kuri ruhande Samusoni hangaha bamufashe umujyi arimo wose, barawukinga bashyiraho ibihindizo by'ibyuma, barakubitamo iminyururu. Nanone icupa ry'umwenge yarimaze, nimba ari agafuka k'umwenge, dore ko inzoga ngakariya aragafite hariya. We Muheburayo, abagabo bamugose hasi hejuru, ku mpande hari abasirikare, umugabo kandi yanasinze, bazanye ikirobani kinini ngo bamurobe. Baramurebye, cyarageze mu murobe agerageza kuva mu mutego mu mwica. Nanone hano baramurobye mu kintu nimba kiroba amafi, bamurobye umutego yarawucagaguye. Derira arareba akishima, peka umusore, mbega umusore cagagurira migozi, yafashe ibihindizo, imiryango porutaye zose aragutaguza. Arangije bamwatatse, yabakubise inkubara rwose ya porutaye, bagwa nk'hariya. Abagabo bataha, abo wishe warabishe. Derira yarasetse rwose, aranezerwa ahangaha kuri uruhande. Derira yaranezerewe, peka n'agatagaza. Umugabo, iyo nseko yawe iri kugambanira nde? Mbaye umwanzi wawe se kandi? Hasi njye sindi victime kabisa. We cyangwa njyewe urashaka kuvuga darahaka kobwa karisekera. Derira umenye ibyo bintu byo guseka, twebwe turi mu bibazo ntago ari byo. Ariko njyewe nabyo nzi, icyo nirebera n'umunyembaraga hariya Samusoni kabisa. Data we kuri uruhande yari yamukunze. Byiso byawe byatangiye kuba iby'impumyi. Derira uwatangiye guhuma nakubonye, urumva ushobora no kutaza kuba mu ruhande rwacu. Derira yiboneye hari umukunzi, dore yaradekoye ku nzira hariya aho Samusoni bari bazi kaca, kuko muri iyi minsi yavuye mu cyaraza gutura igaza. Bari badekoye hano ibintu by'imizabibu bayikuye mu mirima byategetswe na Derira kugira ngo arebe ukuntu yavugana na Samusoni ku nshuro ya mbere. Mukene mwishe. Yari yiboneye umugabo hariya muri quartier. Mwese mubure.
barihishe ku rundi ruhande. Derira yari yateze Samusoni hamutegesha hano utuntu ahangaha. Samusoni yaraje yambaye nk'umucamanza n'inkoni y'abacamanza b'Abisiraheli. Hano hari utuntu yabonye aririra nta kibazo, nk'umuntu ufite imbaraga uraza aramutikagura. Araturya. Natuma ku bacamanza b'Abaheburayo kugira ngo baze bahano uyu mugabo urya vayine zitarize, urya imizabibu itariye. None ahangaha nanone rero utu tuntu ni twiza no twagatangaza. Utu twadukuye mu murimo wa data rero, kandi rero yarakeneye amafaranga kubera izi mbuto ze. Apu ibyo ashaka byose mbasha kuba nabyishyura. Wadiringa n'Abafilisitiya? Yego cyane rwose, baramutse bafite icyo nshaka se ugira ngo hari ikibazo? Data n'umugabo ushyira mu gaciro, ndabizi rwose yagukunda ibintu bikagenda neza. Umuheburayo, umugabo ufite imbaraga z'agatangaza, wanogonoye abantu benshi akabica. Ntago nzi nimba koko izo mbaraga nzifite. Nimba nazo ufite noneho nkufashe magobo gwate di ndagushimuse noneho ntore buva ahangaha. Nshobora gutsinda se ubwo? Yewe aha yavuye ku Mana, yisigaye yarigiriye mu mujyi, yavuye mu cyaro. Ushobora se kuba wankunda? Uransetse? Mbega uburyo bikomeye kuba nagusiga. Nuramuka ugiye, ugiye. If you turn back, turn it for me forever. Ugenda ugiye ntuzagaruke. Samusoni yarigendeye. Kuri uru ruhande Samusoni yarigendeye. Derira nawe afunga umutwara agenda. Imizabibu sinzi ngo bayisigende. Samusoni ageze imbere. Ntiyari yamenye n'izina ry'uwo baganira. Buhagaze di. Agatima karagaruka. Uriya mukobwa mwiza mureke cyangwa. Baratwereka ariko nanone filime ikabitwigisha kurinda ibanga, kurinda isezerano wavuganye n'Imana. Ntutume hari ikintu kibasha kuba cyari gukuraho. Urareba hano ni ibwami kabisa. Ni ibintu byiza cyane kuba umucamanza w'Abaheburayo uyu munsi ari muri Paris, ari ibwami. Ariko nyembereho abantu banjye, ngomba kwita ku mikumbi yacu iriya mu cyaro. Ibyo biba bimpagije rwose, ngewe nta kibazo bya Paris nkabyihorera. Ahangaba arimo asomana na Derira, kandi ku ruhande ababareba ni benshi, ababategereje ni benshi. Kigabo cyaratwinjiranye sha, gisigaye kigera no muri Paris. Nukuri kw'Imana ibwami kikagentemberwa gishatse ngo nuko ari ikinyembaraga. Ngewe rwose nagerageje gusenga Bayari, nsenga ngo dukize Samusoni, ariko cya Bayari ngikiri. Herega Imana yafite byinshi byo kuba yasubizana k'Imana yacu. Ariko ubu ibisigaye Derira yabikoraho, kuko Derira ari kugendana n'uriya mugabo. Bwira umukobwa we yuko rwose ari umukobwa w'Abafilisitiya, hanyuma umubwire ko tuzuzuza ibituza byanyu rwose ifeza nimubishaka. Rwose urukundo akundana rwose na Derira ruzadufasha. Mubwire Samusoni yuko ari ikimenyetso cy'amahoro, hanyuma yisange mu murwa. Asigaye tuzakora akantu. Barakwereka hano hari ibintu by'ibisanduku by'amabuye y'agaciro, ifeza, izahabu ngako bazanye Derira kumwereka. Ibi ni ibyanjye gusa n'abakuru b'umujyi. Yewe ibi bintu birarenze uko nabitekerezaga, ariko byaba ibyawe Samusoni rwose, kandi ku bwanjye rwose ni ayo mafaranga ni make. Weho urazampereza Samusoni. Urashaka kumbwira ngo ngambanire umugabo nkunda? Ko kugambana? Ugambana ibyo. Twe turashaka amahoro igaza. Kandi rero dukashaka uburyo twakubahiriza ayo mahoro. Uriya n'umugabo nkunda, ariko ubyibuke Pora. Isodore yaragiye yaragutaka shaha kuzuza amabuye mu gatuza shaya agaciro. Icyakoreka amabuye nshaka kuguha. Ndaza kuguha impamvu yo gutuma ukora ibi bintu rwose Derira. Ntago ari gupfa kubikora gusa. Nuko uvuga none uratekereza ko ngewe ndi umuntu utagira umutima?
nuko utekereza rero, ubitekerezaho neza Derira. Ibi sanduku bitatu by'amafaranga, Derira yajyaga kuba umuherwe rwose. Ariko Derira ku nshuro ya mbere urukundo yakundaga Samusoni rwari urwa nyarwo. Ariko inywera akazabibu hano, yewe ufite amabanga ibihumbi n'ibihumbi rwose, yewe ariko nanone warampishe, uburyo umpishe amabanga. Ibanga naguhisha nirihe kweri koko Derira we? Ariko Samusoni warampisha pe, umugabo w'umunyembaraga cyane ku isi. Have bugiye kure yanjye nanone. Ariko nijoro wabikoze neza, byakoze neza ntabyo nzi. Nanone rero turaza kongera kugera kunezerwa kuri uyu mugoroba. Ibyishimo byawe biranezeza cyane nanone. None urashaka gutekereza yuko ntacyo ibanga nsabye ngiye kuri kubwira, ariko nta wundi muntu ukwiye kurimenya. Uramutse ushatse ibintu by'imigwegwe myiza, imigozi myiza ikomeye ukamboha, umara kumboha ari mishyashya ariko itarakoze na mbere, ukamboha hose. Hanyuma n'imisatsi yanjye ukayibohamo rwose inshuro 7. Hanyuma rwose naba nabaye umunyantege nke nk'abandi bagabo bose bo ku isi, imbaraga zanjye zose zikaba zirashize. Ngaho yaramwemereye nuko. Budakeye kabiri yari yamuziritse kugira ngo akore verification. Imisatsi ye nayo yashyize mu rwuma ayibohamo imigabane 7. Kumbi kuyishyiramo imigabane 7 niko kuyongerera imbaraga. Samusoni Abafilisitiya baraje. Abafilisitiya baraje, Samusoni yarahagurutse, twa tugozi twose aratugutagura. Yewe data we, mu by'ukuri pe ntago rwose niseriye. Ubwo urumva weho niserija narebye agakino uri mukina. Urambeshye, wambeshye rwose. Nanone ese ko umuntu urakaye ubirakariyemo twakina? Genda wambeshye weho. Anisoni bwira ngo wakuzirika, ngo wazirikika ute Derira? Ibyo wansabye ni isezerano riri hagati yanjye n'Imana. Nta muntu wese rwose ugomba kuba yaribwirwa. We ntago rikwiye kugeza no mu mikino cyangwa se imikino tuba dufitanye. Aha ngaha nanone Derira arareba. Ariko se Samusoni, wari uzi ko nkukunda? Mu by'ukuri njye ndagukunda cyane pe, kandi ntabyo nzongera kukubwira rwose. Sinzongera kugusaba ngo umenere ibanga. Sezeranya kutazansiga. Aramusezeranya nyine ngo ntazamusiga. Twasize bakora ibyo ngibyo twizira muri quartier. Hano muri quartier nanone barakwereka Derira araza ku isoko. Dore amasoko ya kera ukuntu yari ameze. Aya niyo maduka yari akomeye mu gihe cyabo. Mu kugura imyenda nyine, hari imyenda hano irabagirana. Pora yaraje ku rundi ruhande asanga hari kugura. Mu minsi mikeya uzaba ubasha kuba wagura amakanzu nk'aya ngaya kangari, kandi rwose ujye uhinduranya muri Paris nta kibazo rwose. Oya ntago mfite amafaranga menshi, ndiguririye gusa. Uyobewe ibifaranga by'agatangaza bigutegereje, uracyambwira kugambana? Nijoro ku mugoroba nagerageje ariko bye nta cyaciyemo. Ntago kandi nshaka kugomeza kugerageza. Uriya ni umugabo, n'umugabo mwiza, umugabo mwiza cyane uciye bugufi. Ariko ibyo uvuga ni ibiki wewe? Mu by'ukuri yansobanuye amagambo yenda yumva. Ibyo by'Imana yabireke, natwe dufite Imana zacu Gazadi.
ubwo urashaka yuko umuryango wawe nawe ubizamo ukabigenderamo. Nta kintu uzi cy'urukundo rwanjye na Samusoni, icyo uzi n'urwango rwawe gusa we. Bora nanone kuri uru ruhande muzehe ubyara Derira bamushyizeho, bamubwiye bati turakunogonora. Mu by'ukuri rwose Derira, ubuzima bwanjye busa naho buri ku mutwe wawe. Abavandimwe bawe, bashiki bawe, bose barabica. Iki ntabwo ari ikintu cyo gukora. Derira rwose ntago ndi kurira ku bw'ubuzima bwanjye, ndi kurira ku bw'umuryango wacu wose. Reka ndaza gupfa ku bwanyu noneho, ariko Samusoni arokoka. Ibyo nibyo uvuga. Wewe ubwawe uri bupfe, natwe ubwacu nk'umuryango batwice batumare. Nuramuka udatanze Samusoni. Kandi ari uburyo bwonyine bwo gukizagaza. Nanone kuri ruhande barakwereka ahantu ni mu Baheburayo. Mu Baheburayo uko bakwereka hari agakobwa kisohokera. Hari ikindi gihungu nacyo cy'igihehe si ku rundi ruhande cyakabonye. Agakobwa karahangaha. Abayisiraheli basigaye badafite guidance y'ubucamanza, batangiye kuba bagera mu byago, batangira kuba bakora ibyaha. Nguko uko rwose igihungu cyafashe umukobwa w'abandi. Barakibonye bagikuraho umukobwa bagikubitira nk'irgiriya. Turarwana twebwe sha, nta n'isoni. Umukobwa wacu bakuyemo inkota batangira kurwana. Ise umukobwa n'umusore w'umuhese yari muri karitsiye. Intambara yararose, bayoweri bajya gutabara. Ngo bajye gutabara, Yoweri ati mureka. Murashaka kurwana mwebwe? Cyasuzuguye umuryango wanjye. Njyewe ndacaga twe kawe wa mugabo. Nta maraso dushaka hano. Yangije izina ryanjye. Antwarira umukobwa, ashaka gusambanya umukobwa. Muri Isiraheli byari bibujijwe kubi. Ntago twarwana muvandimwe ku muvandimwe. Ibyo bintu ntago ari byo rwose. Ibyo rwose ngiye kuzana Samusoni Gaza azakemure runo rubanza. Ngiye Gaza ndaza muzanye. Uratekereza yuko araza? Oya, hano hari amahane menshi, hari imanza nyinshi, hari ibintu byinshi cyane bikeneye ko Samusoni aza. Derira na Samusoni ngaba. Yewe hari ibintu byinshi cyane mu muryango ngo dukwiye kujya gukemura. Nakubwiye wibukije isezerano wagiranye nanjye kutazansiga. Wagumanye nanjye. Mfasha rwose muri iki gihe. Nanjye baranshaka. Utekereza ko nyine ntagushaka? Samusoni wigenda. Mu by'ukuri hano Derira yaratekerezaga ngo ashobora kurwanira Samusoni, ariko noneho yarwanira Samusoni bikaba byoroshye cyane yuko nawe amurwanira kuko bashaka kumwica n'umuryango we. Niko mbibona. Genda ubwira umwami yuko nahinduye ibitekerezo. Samusoni aransize. Iyo byatangiriye simbizi, ariko icyo nzi neza nuko mukwiye kubana amahoro n'abavandimwe banyu. Dore ari gucura urubanza rwo kucyaha. Uraza kuba wamuha nk'amafarashi nkangahe? Mwiyunge muhe n'udufaranga dukeya, urumva? Mwiyunge. Noneho musuhuzanye mugaragaza yuko mushyigikiye ubwiyunge mbazaniye. Barasuhuzanyije, cyahehese umukobwa we kuri ruhande yakemuye ikibazo atyo. Nta n'iminota ingahe yamaze aho ku cyaro, uwo mwanya yahise asubira mu mujyi. Samusoni uko yarabaye muri iyi minsi ntibya umucamanza w'Abisiraheli bose ufite ubwoko akwiye kwitaho, dore yasubiye mu mujyi. Akoze Samusoni kweri hari izindi mpagarara, hari ibindi bibazo wari ukwiye kuba ukemura. Ahangaha birahari ibintu byinshi. Oya da, na hari ahandi nkenewe. Needed elsewhere. Hari ahandi ngo nkenewe rwose. Ariko se koko ubu n'ubwoko bwawe wewe urajyagaza ujye Samusoni wari ukwiye kumva. Oya da, nimba hari ikibazo gikomeye umuzagaruke kukimbwirigaza. Yaragarutse. Wari udahari igihe nari nkeneye imbaraga zawe. Umugabo gore wese yakwifisa ko umugabo muba hafi. Ariko nanone ntago nize mubeshya.
kandi sinzana kubeshya. Niweho nkunda cyane hano ku isi yose. Urwo rukundo ni bwoko kisa negati ushaka kuvuga? Nicyo gitumye rwose ngo wongera kugaruka hafi yanjye nanone. Ubuzima bwanjye ni nkaho ari ubwawe. Imbaraga zanjye ni wewe zibereyeho. Kimwe nuko zibereyeho abaheburayo banyu bo mu butayu. Nanone ari kumucyurira. Nshobora kugusharinga noneho ibanga umuntu wese ku isi atazi. Ibanga ry'abanga wambajije rwose ry'imbaraga aho zituruka nazikubwira. Ntago nigize n'ibiryo byanduye, sinigize nywa divayi. Ibiki byose n'umusatsi wanjye ntago wigize wogoshwa kuva navuka. Uramutse ubikoze, ibi niwe mbibwiye gusa, nashiramo imbaraga. Ibi niwe mbibwiye gusa, uwabibwiye amaze guhinduka, yemere mwami karagambana. Kuri inshuro yabaye rwose nk'umukobwa wemeye yuko rwose wemeye utanze imbabazi ariko ziri mu buryarya. Samusoni yari yarasezeranye n'Imana, ibanga rye yagombaga kurigumana, ariko yamenye ibanga, yaje kwisanga umusatsi we bari kuwogosha. Inkomoko y'imbaraga ze bari bayigezeho, bayimenye. Umusatsi barawogosha, umusatsi utarogoshwe kuva yavuka. Pora n'abasirikare be n'ibyegera bye bari baraho hafi, bamaze kumwogosha umugabo ahangaha. Imbaraga ze arazitanze. Pora nawe yahageze kuri uruhande. Samusoni bamwogoshe, nta mbaraga gifite. Umusatsi we nguriye aho bawurunze, kubera kumena ibanga, kubera gusubira inyuma, kubera kwivanga n'ubwoko bwa butake bwe, kubera gushaka ibinezeza by'isi. Samusoni we, Abafilisitiya baje, yagize atya, akoze ku musatsi asanga ntawe uriho, arebye hasi arawubona, amenya ko yagambaniwe. Yitegereza Derira, amenya ko ibye birangiye. Agerageje kurwana, imbaraga ntazari zihari, yari kunkumuye, ariko asanga yabaye umuntu usanzwe, yatakaje imbaraga. Mumunkureho. Ntago ndi kureba ukuntu, ndi gukunda ukuntu ari kundeba. Akivuga ngo ntago akunze ukuntu barimo bamureba. Bamujyanye ku rundi ruhande, bajya kumunogonoramo amaso, kumukuramo amaso. Nanone ibyo bemereye Derira, ibisanduku by'amafaranga barabizanye, ntago bamubeshye. Nanone bazanye icyuma hano, bajya kumunogonoramo amaso. Derira yararebaga, nuko bamunogonoyemo amaso. Pora arareba, ari kumwe na Derira. Derira niwe wagurishije umukunzi we. Nanone kubera ibice by'ifeza 1000 ahari nibyo yamugurishije. Kuri uruhande inkuru zaraje zigera ku cyaro. Yewe ngo Pora agiye kwica umuhungu wanjye. Pora niwe ufite rwose ubuzima bwa Samusoni. Pora ntago mwizeye rwose umwana wanjye ari buze kuba yapfa. Oya ntago yamwica kuko arashaka ko Samusoni abikitegereza, akaba kabarore mu Bafilisitiya, akabigisuzugurira, akabigisekero, bakajya rwose birwa bamuseka ivumbi rigatumuka hariya igaza kugira ngo dusuzugurike. Imbaraga za Samusoni zimaze kugenda, Abafilisitiya ntibari bagifite icyo batinya. Bajyaga gutera Abaheburayo bakabica, nta n'umwe wabashaga kuba yabatabara. Samusoni Imana yari yabihamagariye, yagushijwe n'abagore, nanone yakunze Derira. None kuri ubu nta maso agifite, ntazi yajya, ntazi yava. Nicyo Satani ajya akora iyo abantu basubiye inyuma, amanza kubanogonoramo amaso kugira ngo n'igihe cyose bazahembukira batazashobora kuba batera intambwe bagenda basatira agakiza. Akabajyana mu biyobyabwenge, akabajyana mu buraya, akabajyana mu buhehesi, kandi ntibagire n'amaso yo kureba yuko isi barimo iri kugenda ishira. Nguko uko yabaye umusiki w'ingano, atangira gusya ingano z'Abafilisitiya yakoresheje urusyo ruzenguruka. None ni Yoweri na nyina rwose barakwereka
Samusoni ntanareba, ntazi n'umukozeho. Urinde se ubundi? Izuba ryari ryishyuye umunsi, biragaragara ko ryakuviriye. Wewe mama Samusoni ni mama wawe. Yewe inshuti yanjye yajyaga mugira inama ngavigaza azaturane n'ubwoko bw'iwabo. Iyo nza kuba umunyabwenge nari kwiyumvira ijambo ry'Uwiteka, ariko ukwiye kongera ugashaka Imana Samusoni, kuko rwose Imana yaduha icyo dukeneye uramutse uyigarukiye. N'ubu rwose nubwo wasubiye inyuma ushobora gushaka inzira z'Uwiteka ukongera ukabona Imana. Cyakora kandi ibyo bavuga nibyo, ntabwo uba utazabyuka. Nimba warasubiye inyuma ushobora kongera gushaka restauration, ukabwira Imana ngo tugarure ibihe byacu bibe nk'ibya mbere. Niko Yeremiya yasenze mu maganya. Yeremiya aravuga ngo twigarurire Uwiteka, natwe turaba tukugarukiye, utugarurire ibihe byacu bimere nk'ibya kera. Derira nyuma yo kugambana n'agafaranga yakabonye, Derira ntubure rwose mu kirori twateguye tugiye gusenga Dagoni, ntago ndaboneka. Dukwiye gutanga ishimwe. Abantu bacu bafashe ubuheburayo rwose nta kibazo, n'ishimwe rikomeye. Derira ugomba kuhaboneka. Ibintu byose byiza wadukoreye, urajyana nanjye mu rusengero tujye gushimira Dagoni ibitangaza yakoze. Yaramutwaye bisa no ku mbaraga ngajye kureba ukuntu bahindura Samusoni igishungerero. Nyuma yo kuba umusiki w'ingano, mutekereza ko kuba umusiki w'ingano bisobanuye iki? Bisobanuye ubu ibyaha by'uburyo bwose. Ndakwinginze cyane rwose mutagira icyo mutwasama mve nyuma, ukwiye kwitonda Derira. Reka abantu bigaza bamwishime hejuru, ibyo yadukoreye byose bamunyege, bamupfunyange, bamenye ngo rwose ibyo yakoze ntabwo ari byo, bamugira igisuzuguriro. Nanone Paul arasobanurira Derira ibigiye kuba. Ku ruhande nta muturage n'umwe wasigaye wigaza ataje kwirebera ikimenywa bose. Umuntu w'umusitari wari umunyembaraga bazamuka badiha, wigize kwica abantu 1000 abicishije urwasaya rw'indogobe, ubu ni umunyantege nkeya. Iyo abakristo bavuye ku Mana nuko bahinduka. Bwa mbere Satani abanogonoramo amaso, bwa kabiri akabagira abasiki b'ingano. Bishatse kuvuga iki? Akabagira abacakara b'ibyaha. Ukwiye kuva ahangaha, ukwiye guhagarara ukabyitegereza neza. Samusoni baramufashe, nguko uko Samusoni bamukubise, baramuhondagura ye ntanareba, amaso bayakuyemo. Biba bibabaje kugira ngo umuntu wabanje gukorera Imana agira iherezo nk'iri, abanze mu murimo w'Imana, abumuririmbyi, abumunyamasengesho, ariko ku iherezo dore uko bamukubita, bamunyega, yasubiye mu bwami bwa Satani. Samusoni zambaraga zawe ziremwa ziri hehe? Baraseka, barakwekwenuka. Abasirikare bose barakwekwenuka. Dore ahangaha abagabo b'ingabo barimo bagenda bagutomera umwenge. Undi nawe aje kureba, yamumennyeho urwagwa rushyushye. Niko garagaza za mbaraga zawe muheburayo. Hari akana ko mu bwoko bwabo kaje ahangaha, kari kuba kamuhanagura. Kabonye yuko ahirimanga, uko bakubisa hirima karamufashe. Amaboko ye kayashyigikirije ku nkuta ebyiri. Bibiliya ivuga yuko ari we wabisabye. Mumukubite paka amanutse, apfukame, aramye Bayali sha. Barahondaguye, bakubise umugabo ahangaha kugira ngo apfukame ngaramye Bayali, nako aramye Dagoni, ikigirwamana cy'Abafilisitiya. Baramukubise, umugabo ntava ku izima, ntashaka kuramya Bayali. Dagoni. Abaturage izina ni Dagoni gusa. Ni Dagoni yakoze ibi bitangaza. Kwitegereza umugabo arakubitwa. Umugabo yarakubiswe. Ageze ahangaha Samusoni yibuka Uwiteka. Dagoni. Yewe yibutse Uwiteka. Yarakubiswe kuri uruhande.
Uwiteka ndakwinginze umpaye imbaraga nahorera ubwoko bwacu unyibutse kuri iyi nshuro nanone Uwiteka. Aramara kubitwa reka arimo arasenga, mu gusenga ngahorera amaso ye. Derira aritegereza nawe. Derira ahitegereza ibi bintu ntabwo mbikunze. Kuri ruhande umugabo arakubitwa, yasabye Imana, Imana nayo imugaragariza ikimenyetso ko igiye gukorana nawe. Irakimugaragaza arakibona. Imana yagaragaje yuko yari igiye gukorana nawe kuri inshuro. Bagiye kubona ikirere kirahindutse, dagoni dagoni dagoni. Baritegereza ariko ijuru ryahindutse. Ntago nakuretse burya Samusoni, nubwo wavuye kuri njye sinigize nkuvaho. Kuri inshuro mpereza imbaraga kugira ngo mporere abaheburayo, hore n'amaso yanjye, imbaraga zanjye ndaziguhaye bwa nyuma. Samusoni we, abantu bumva ijwi riri kuvugira mu ijuru bagira ubwoba. Ibiki bibayera? Bagiye kubona imbaraga zaramanutse zinjira muri Samusoni. Uwo mwanya umusatsi ngo watangiye kumera, niko turi bireba hano mu nkuru. Umusatsi uramera, bagiye kubona umusatsi waje. Mu kubona umusatsi kuri ruhande imbaraga zaragarutse, y'abantu bagarukiye Uwiteka. Yewe data we nimurebe, umusatsi we nimuwurebe wagarutse. Babonye umusatsi, imbaraga yarazumvishe zaraje. Mukumva imbaraga wibuke yarafashe inkuta ebyiri, yatangiye rwose guhirika inkuta nini cyane, ibibuye bipima amatoni n'amatoni. Ayiwe data we, nukuri kw'Imana dore bitangiye guhananuka. Baramwitegereje, hanwe yapanze guhunga inkuta zose z'urusengero rwa Dagoni yazigiye. Mumukubite mukureho mu muntu. Ntacyo byabashe gutanga. Inkuta zari zifashe urusengero zose yarazihiritse. Dore uko ibibuye binini byatangiye kwica abantu. Abafilisitiya bapfuye batyo. Dore uko amabuye manini yambamanukiyeho. Urusengero rwa Dagoni rwari rwubatswe n'ibibuye binini. Dore uko rwose nta numwe bashe kuba yarokoka. Iyi niyo nsinzi ya nyuma nanone y'abacamanza ku bwoko bw'Abafilisitiya bwari bwarabagize abaretwa, bwabahozaga ku nkeke, bwaturukaga i Gaza. Nguko uko bagiye bapfa mu buryo butandukanye. Umutambyi wa Bayali se wa Derira nawe nuko yapfuye. Derira yaguye hagati mu bibuye. Nguko uko urupfu rwabo rwagiye ruba. Bazacika vuba nanone Imana nibarwanya. Niko Dawidi yanditse ngo bazacika vuba nk'ubwatsi. Dagoni nayo yaravuze ati ngiye ibyo kubarinda ndabiretse, reka nanjye nigaramire hano muri aya mabuye. Nguko uko babashe kuba bapfa. Nguko uko intsinzi yagezweho. Nuko Samusoni agaruka mu mbaraga z'Imana, akiza ubwoko bwe, apfa atyo kandi imbaraga ze zirangira gutyo. Imbaraga yahawe n'Imana ku ikubitiro zageze ku ntego yazo. Nanone batwereka bagiye bategura filime, batubwira ngo nanone ni byiza cyane, aba n'abayiteguye. Natwe tubabwira ngo bye bye. Tubafitiye ibitabo bya Gikristo ubasha kwigiramo ibyanditswe byera umunsi ku munsi. Turaza gusigamo itangazo ribyamamaza. Nimba utarakora subscribe kuri channel yacu ya Bibiliya TV, ni byiza cyane kora subscribe kugira ngo dukomeze kugendana kandi nawe udacikwa na byinshi tugenda tubategurira. Tukubwira ngo turagukunda cyane, turabakunda cyane abadukurikira umunsi ku munsi. Turabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, ibahe gukomera no kurinda ibanga ry'agakiza ry'ibyo mwizera, kugira ngo kwiherezo muzabone ingororano yanyu, kandi kugira ngo hatagira ubatwara ikamba ryanyu. Ibyo mwakoreye mubivunikira imyaka n'imyaka, mutazabitwarwa kubera impamvu nkeya isi itanga. Imana ibahe umugisha. Bye bye.
tubabwira rero yuko dufite ibitabo bya Gikristo nkuko bisanzwe dukunze kubibabwira, tubabwira ngo abamaze kubibona ibitabo twizeye yuko bikomeje kugenda bibafasha kunguka byinshi. Dufite ubuhamya bwinshi cyane yuko umuntu wari we wese wakoresheje kimwe mu bitabo byacu agenda hari byinshi yunguka atarazi. Imana rero ibahe umugisha. Dufite igitabo cy'itangiriro ku buryo bucukumbuye, gicukumbura ibyabaye mu gitabo cyose cy'itangiriro. Birumvikana ko ari igitabo gicukumbuye, kivuga nk'ubuzima bwa Enoke bagiye babaho batarajya musubira mu ijuru, kivuga ubwana bwa Aburahamu, kigenda kivuga ibintu byinshi Bibiliya itavuze, ahanini kubera ko Bibiliya yanditswe hakurikijwe umugambi mugari w'Imana, ntago ari akantu ku kandi. Imana rero ibaho umugisha. Nimba wifuza icyo gitabo uratwandikira kuri nimero igaragara muri description. Hanyuma nanone igitabo kindi cyitwa inkuru zitavuzwe zo mu buzima bwa Yesu, ni igitabo nacyo gicukumbura ibikorwa byose Yesu yakoze ariko ntibibashe kuba byakwandikwa mu butumwa bwiza. Impamvu nuko mbere na mbere Abisiraheli ntibari bwandike ibyo Yesu yakoze akiri umwana, kuko muri Isiraheli agaciro k'umuntu katangiraga kugaragara afite imyaka 30, cyane cyane imihamagaro y'ubuhanuzi n'indi yose yo gukorera Imana. Nibwo rero igihe cyabaga kigeze, muribuka ko yakoraga igitangaza cy'Ikana y'i Galilaya, yavuze ngo mubyeyi igihe cyanjye ntago cyari cyakageze. Byari hafi cyane iyo igihe cye cyo gutangira gukora, nicyo gitangaza cye cya mbere yagikoze habura iminsi mikeya cyane ngo yuzuze imyaka yemererwa kuvuga muri Isiraheli, kandi ibyavuzwe bikaba byakwandikwa. Bityo rero nkuko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya nyuma n'umurongo wa nyuma, haranditse ngo cyakora koko Yesu yakoze imirimo n'ibitangaza byinshi, nyamara ngibyo yakoze byose tugerageje kuba twabyandika ng'ibitabo byakwandikwa ntibyakwirwa mu isi. Icyo ni ikigaragaza yuko hari ibindi bintu byinshi Yesu yakoze ariko tutabashe kubona muri Bibiliya. Ibyo rero twabikubiye hamwe mu gitabo cyitwa inkuru zitavuzwe zo mu buzima bwa Yesu. Uragishaka uratwandikira kuri nimero iboneka hano muri description. Dufite igitabo ibyahishuwe na Kristo, ni igitabo gisobanura igitabo cy'ibyahishuwe igice ku gice, umurongo ku murongo. Ntuzongere kuvuga ko igitabo cyagukomereye ngo ibyahishuwe n'igitabo gikomeye. Ntago gikomeye muri iki gihe, kubera ko ibihishwe n'iby'Uwiteka, ariko ibyahishuwe byose byahishuriwe abantu kugira ngo tubimenye tubinezererwe. Yewe igitabo cy'ibyahishuwe cyo mu gitabo nyirizina handitsemo ngo hahirwa umuntu wese usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hanyuma ngo hahirwa n'abayumvira bakitondera ibyanditswe. Ni ukuvuga rero yuko icyo gitabo Imana yiteze ko tugisoma kandi tukacyumva. Nimba ucyifuza uratwandikira muri description. Dufite igitabo Omega iby'ibihe bya nyuma, ni igitabo cyigisha iby'ibihe bya nyuma, no kuvuga ibintu bigomba kubaho mu minsi y'imperuka kugeza ku ijuru nshya n'izishya. Ni igitabo gitangirira ku bimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu nuko byagiye bisohora, kigakomereza ku ngingo zikomakomeye cyane nko kugaruka kwa Yesu, kuzamurwa kw'itorero, intambara ya Harimagedoni n'ibindi, Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma, byose birasobanuye mu gitabo Omega iby'ibihe bya nyuma. Ikaze rero nimba ucyifuza uratwandikira kuri nimero iboneka muri description y'iyi video. Dufite igitabo abahanuzi n'ubuhanuzi igice cya mbere. Wari ufite ikibazo uvuga uti ni gute nakumva ubuhanuzi bwa Yesaya, nakumva gute ubuhanuzi bwa Yeremiya, ubuhanuzi bwa Ezekiyeli n'ubwa Danieli ko bukomeye, nzabwumva gute? Humura, mu gitabo abahanuzi n'ubuhanuzi igice cya mbere we get you covered. Twabikozeho byose, ndetse rwose ubasha kwiga kino gitabo mu buryo bwiza bucukumbuye buhuye n'amateka, nta kibazo na kimwe ugize, maze ugakora umurimo w'Imana kandi ufite ibitabo byiza byo kwifashisha. Dufite igitabo uko wabatizwa mu mwuka wera. Iki gitabo twacyanditse nyuma yo kubona yuko hari abakristo benshi baba mu matorero y'umwuka bakamara igihe kinini cyane gishoboka bafite amasezerano y'umwuka wera ariko ntibabatizwe mu mwuka wera. Tucyandika tukimara kugisohora, bamwe baratubwiraga bati ngiye maze imyaka 15, ngiye maze 13, ngiye maze 7, ngiye maze ingahe, bategereje iryo sezerano ry'umwuka wera. Ariko hagatanga mu gitabo harimo guidance, harimo ubuyobozi, harimo ubufasha intambwe ku ntambwe kugeza ubatijwe mu mwuka wera, nawe wakwakira Pentecote yawe hafa. Dufite nanone ikindi gitabo cyiza cyane cyitwa ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa, igitabo cyacu kiracukumbuye cyane. Sinzi nimba hari umuntu wigisha isezerano rishya ariko akaba atarasoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa dufite. Ubu maze guhomba ibintu byinshi cyane, kuko muri kino gitabo cyacu cy'ibyakozwe n'intumwa, reka nkubwire, uzasangamo amabaruwa ya Paulo yose asobanuye neza igihe yandikiwe, impamvu yanditswe. Uzasangamo n'ayandi mabaruwa y'ibanga ataboneka muri Bibiliya yera, amatorero yandikiraga Paulo kugira ngo Paulo abone uko yasubiza ariya mabaruwa dufite muri Bibiliya.
ayo mabaruwa niyo yagaragazaga ibibazo itorero ryari rifite. Bityo iyo uri kwiga iki gitabo ugenda wumva neza imimerere iryo torero ryari ribayemo, hanyuma ukarushaho kumva izi nzandiko zose za Pawulo. Ntabwo twibagiwe inzandiko rusange, nazo ziri covered muri kino gitabo. Mbese bisa naho ari isezerano rishya mu buryo bucukumbuye. Igitabo byakozwe n'intumwa cyafashije abantu benshi cyane muri East Africa gukora umurimo w'Imana, cyane cyane wivuga butumwa no kunoza imyigishirize yabo y'ubutumwa bwiza mu isezerano rishya. Hamwe kandi na Bibiliya TV, ibi bitabo tugenda dutegura amasomo yabyo buke buke ku buryo ubasha kuyiga yose hano ku rubuga. Kansoze mbabwira yuko dufite nanone igitabo isezerano rya kera n'isezerano rishya mu buryo bw'incamake. Ibitabo 66 byose birasobanuye neza no kuri cano, kandi video yose turayifite y'igitabo icyo cyose mu buryo bw'incamake kugeza aho zuzuriye 66. Katukubwire ko kandi biroroshye cyane kubona kimwe muri ibi bitabo kuko tubigurisha mu buryo bwa ebook, ni ukuvuga igitabo cya electronic ubasha gusomera kuri telefone yawe, kuri mudasobwa yawe, kuri tablet yawe, iPad yawe, iPhone yawe, whatever Android device ukoresha, aho hose wasoma ibitabo byacu. Urumva rero ko byoroshye. Igihugu cyose waba urimo tukubwira buryo ki wishyura amafaranga make cyane kuri buri gitabo. Igitabo kimwe kigura $2 yonyine, $2, just a cup of coffee, agakombe gusa k'ikawa. Hanyuma ukabona igitabo cyawe kuri email yawe, ugatangira kwiga ibyanditswe byera ukaguka.